Bayi ikaze nshuti bakunze mukurikiye ibiganiro by'Umurunga TV. Aka ni ka kanya keza dufata tubazaniye abatumirwa bagiye batandukanye impande n'impande. Mbere na mbere reka mbanze nshimire mwebwe mudukurikiye, by'umwihariko mbasaba gukora subscribe bwa mbere na mbere, ukarakanda iyo buto iri imbere yawe iburyo, uyikande then irahindura ibara, then ukore kwiyonzogera hanyuma ujye ubona notification zigiye zitandukanye. Murabimenyereye yuko tuba dufite umutumirwa, ariko uyu munsi ntabwo bisanzwe. Dufite abatumirwa benshi kandi ni itsinda rikomeye cyane. Reka muri kano kanya mbahe ikaze, hanyuma batangire batwibwira by'umwihariko nk'abayobozi bayoboye ino timu cyangwa se rino tsinda, hanyuma nyuma yaho badupresente na timu muri rusange. Aka kanya rero tubahaye ikaze ku Murunga TV. Murakoze cyane. Watangira ukibwira amazina yawe, ukibwira n'abakurikiye Umurunga TV aho baherereye hose. Murakoze, nitwa Rukema Charles, ndi umuyobozi wa groupe yo kuramya no guhimbaza Restoration Muhanga, bakunze kwita Shekina, kuko ni izina duhuriyeho twese turi rusange muri restoration zose aho ziri mu gihugu. Shekina rero hari Shekina zigiye zitandukanye bitewe na paruwasi, ariko buri paruwasi yose iba ifite Shekina. Rero turi itsinda rigizwe n'abasore n'inkumi ndetse n'abadamu n'abapapa, nanjye uvuga ndi umupapa. Rero dufite itsinda rinini cyane, dukorera umurimo wo kuramya Imana no kuyihimbaza. Okay, murumva rero yuko dufite abatumirwa beza kandi bagiye kutugezaho byinshi. Si abatumirwa gusa, by'umwihariko ni abaramyi kandi abaramyi b'ukuri. Urumva harimo abapapa, harimo abamama, harimo n'abakobwa, abasore n'inkumi muri rusange. Rero urumva yuko dufite abaramyi. Ni ubwa mbere ku Murunga twakiriye abantu b'abaramyi, navuga ngo itsinda nk'iri ngiri. Aka kanya rero ndakubwira ngo ntuze kujya kure ya TV yawe, aho uri hose, aho waba uherereye hose. Tujya tubona yuko mudukurikira muri impande zitandukanye. Abari muri East Africa mwese tubahaye ikaze, abari hanze mwese tubahaye ikaze kuri channel yacu, YouTube channel yacu Umurunga TV. Aka kanya rero tugiye kwakira uyu mugabo atwibwire neza, atubwire amavu n'amavuko y'iryo zina Shekina. Hakabura imvano buriya, hari aho ryaturutse. Shekina worship team yaturutse he? Murakoze cyane. Shekina ubundi rero wenda ashobora gutangira asobanura Shekina icyo bisobanura, icyo ari cyo, kugira ngo wenda buri muntu wese ave mu rujijo. Shekina ni ijambo rivuga ngo ni ukubaho kw'Imana. Bivuga ngo rero twebwe iyo turi gukora igikorwa icyo ari cyo cyose, tuba twerekana kubaho kw'Imana muri twebwe. Icyo ni cyo gisobanuro cya Shekina wenda ngiye nshobora kuvuga, ni nacyo numva cyane kuko kiramfasha. Ikindi kandi wenda amavu n'amavuko ya Shekina ya hano i Muhanga Restoration, ni umurimo twatangiye ari korali ntoya y'abana, wenda yagiye igenda ikura. Bwa mbere itangira izina Shekina ryari ritarabaho, yatangiye yitwa Epée de l'Espérance, yari korali y'abana, iza gukura ivaho, bayihindurira izina yitwa Bethel Worship Team. Bethel biza kuvaho iba Shekina. Kugeza ubu ngubu rero ndahamya neza ko tutazongera guhinduka, sohora turi Shekina kuko turi kubaho kw'Imana. Dukora imirimo itandukanye, turamya Imana mu buryo bwose, kuyibyinira, gukora ibikorwa bitandukanye. Muri ibyo bikorwa rero tuba dukora, ariko ikigenderewe cyane ni ukugaragaza kubaho kw'Imana, ni ugufasha abantu kwegerana n'Imana mu ndirimbo zitandukanye, mu bikorwa bitandukanye, duhimbaza Imana, tubyinira Imana. Murakoze cyane. Wow, ni byiza cyane. Murumva yuko turi kumwe n'abantu bakomeye, abantu badasanzwe, kuva mu itorero rya Restoration Church, by'umwihariko hano Muhanga Parish. Ni ukuvuga ngo rero aka kanya turabafite nk'abaramyi bari buze kuramya, ndetse bari bugiye igihe kinini cyane cyo kuramya Imana, kuko ari wo murimo bahamagariwe, ari wo muhamagaro bafite. Aka kanya rero nagira nkubaze ikibazo, ngira amatsiko, nyereka ishusho ya Shekina ya mbere, mukiri kuri rya zina rya mbere mwambwiye ntabasha kwibuka none. Ishusho nyirizina wambwira mwari mumeze mute, ndetse n'ubu ngubu turabona uko mumeze, ariko mbere mwari mumeze mute? Ishusho nyirizina wayiduha gute? Murakoze cyane. Dushobora kuba dufite amashusho 3 kugeza ubu ngubu niko navuga, ariko iyo turiho ni iya gatatu, niyo twe turiho. Mbere wenda nsubiye inyuma, Epée de l'Espérance yari korali y'abana bari bakiri bato, b'abana baza bafashe mu kiganza cyangwa se bambutse umuhanda, bakaza kuririmba rimwe na rimwe batararepese,
badafite imyitozo ihagije, biza kuvaho bagenda bakura, izina rirahinduka riba Bethel Worship Team. Iyo shusho niyo yatugize Shekina, niko navuga. Yadufashije kuba twakora indirimbo zitandukanye, ko twari bakuru cyane, bamwe batangira gukura bajya muri kaminuza, barangiza kaminuza bakagaruka dukomeza umurimo. Abari mu bigo bya segonderi hirya no hino muri vakansi bakaza, urumva niba abandi bari barakuze baraza, umurimo urakomeza kugeza ubu ngubu turi Shekina. Rero umurimo ni wa wundi, turi ku rwego numva ko ntabwo turi ku rwego ruhagije cyane, ariko urwego turiho ni urwego rwo gukorera Imana mu buryo buri hejuru. Urakoze cyane. Hari akantu ukomojeho gatoya ngira ngo tugarukeho. Tukiri aho ngaho uravuze ngo yari korali, yari worship team yabashije kugira ibikorwa ikora. Ako kantu rero niko nshaka yuko turi buze kugarukaho. Uko biri kose ntabwo turi kwicisha abantu amagambo cyane, by'umwihariko turaza kuvangamo tubacishirizeho, kuko ibikorwa birigaragaza kandi ibikorwa biravuga. Reka muri kano kanya ndaza gusaba abantu by'umwihariko mufatanye umurimo, muze kuducishirizaho nibura nk'indirimbo imwe yo kuramya mushobora kuba mwariyandikiye, birashoboka, cyangwa se ishobora kuba wenda iri kukuzamo bijyanye n'uko umwuka akuyobora. Muri kano kanya rero nasaba abantu by'umwihariko umukozi w'Imana uri kuri kamera akerekeza kamera kuri hariya kuri umupiyaniste, hanyuma noneho agatangira mukaducishiriza nk'indirimbo imwe cyangwa se ebyiri, hanyuma tukaza gukomeza nanone nyuma y'izo ndirimbo, by'umwihariko muramya Imana munayihimbaza. Murakoze. Murumva yuko biryoshye rero. Abakurikiye Umurunga TV ndabashishikariza yuko nibwo tugitangira, turacyari mu mwinjiro, ntabwo turagera aho dusoza, turacyari kuganira na Shekina Worship Team kuva muri Restoration Church hano i Muhanga. Rero turabafite n'itsinda, turacyaganira ibintu bigiye bitandukanye. Mwumvishe iyo ndirimbo, ariko iyo ndirimbo ni composition yanyu, niyo myandikiye cyangwa ni? Yes, iyo ndirimbo turi bakuru turakuze, indirimbo twayandikiye ni yacu, nta nubwo ari n'imwe, dufite nyinshi. Dufite indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Yes. Murumva yuko bafite ibikorwa bigiye bitandukanye, ariko se nk'iyo ndirimbo yaje gute ko numva ari indirimbo ishobora kuba ari indirimbo ikora ku mitima, by'umwihariko ndumva ari indirimbo yo kuramya ituje mu buryo butuje cyane, wumva ari indirimbo ushobora kuririmba utekerezaho by'umwihariko nk'amagambo. Yaje gute? Iyo ndirimbo ni indirimbo koko yo kuramya Imana ituje. Akenshi twe dukunda cyane indirimbo zihuta, dukunda no gusimbuka ko turacyari abasore urabibona, ariko iyo ndirimbo iyo tuyiririmbye dutuje
bituma tubasha gutekereza cyane. Ubwo umwe muri twe yayihimbye kuko yumvaga ari indirimbo yitonze ushobora kuririmba ugatekereza cyane. Rero iyo ndirimbo tuyifashisha turamya Imana, duhimbaza Imana. Iyo duha Imana ikaze kuvuga ngo uyu ni umwanya w'Imana wo gukora. Murumva rero hari akantu avuze gatoya nsa nk'ugakomozaho. Mu minsi yashize duheruka ku Murunga TV gushyiraho kamwe mu tuvideo tujya dushyiraho video. Ni nayo mpamvu, ni nayo ngingo nyamukuru yatumye tuza kubashakisha nka Shekinah Worship Team kubwo kuramya Imana. Wambwiye yuko muramya Imana mu buryo bugiye butandukanye, by'umwihariko aho ngaho ntimwari mutuje, mwari murimo murasirimba mubyinira Imana. Ese iyo mubyinira Imana kuriya, ni iki kintu mwumva muri mwebwe? Ni irihe banga ryo kwirekura kuriya muri kino gihe cya none? Biragoye yuko by'umwihariko turacyari abajene aha ngaha, nubwo harimo abapapa ariko turacyari abajene kenshi bikunze kutugora. Ni irihe banga mukoresha kugira ngo mubyine bene kariya kageni? Urakoze cyane. Wenda ibanga nshobora kuvuga, buri muntu agiye agira ibanga ku giti cye. Nshobora kuvuga iryanjye ariko tukaryita irya Shekinah, reka ari ryo tuza kugenderaho. Ibanga ryanjye mu kubyinira Imana ni uko na Bibiliya iratubwira ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka, mwa bindimo byose mwe muhimbaza Imana. Rero iyo duhimbaza Imana ntabwo tugomba gukoresha gusa wenda ukuguru ngo dutere danse tugaruke inyuma. Tuba dushaka ngo ibi turimo byose bigaragare ko duhimbaza Imana. Rero guhimbaza Imana ni kimwe mu bintu Imana ikunda. Iyo tubikora twumva ko tunyuzwe, tumerewe neza, ukumva uranaryamye urasinze kuko wahimbaje Imana n'umutima wawe wose. Kandi amarangamutima, burya Abanyarwanda baravuga ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa. Iyo uririmbye rero n'ibiri ku mutima byose urabizana, ugasimbuka, ukerekana ko nyine urimo uraramya Imana, uhimbaza Imana mu buryo nyabwo, wirekuye, nta mpamvu yo kwifata imbere y'Imana. Murakoze cyane. Ubu ngubu rero abakurikiye Umurunga TV mbabwire, turi mu kanya k'umutuzo nk'uko nakomeje kubibabwira, ariko turaza no kugira akanya kuko iyi worship team cyangwa se bano baramyi twasuye baramya Imana mu buryo bwose, batitangira, mu ndirimbo zituje, mu ndirimbo zihuta, mu buryo bwose. Rero mu kanya kari buze turaza kubyina, ivumbi ahangaha riraza gutumuka. Rero ndagusaba kuguma kuri channel yacu Umurunga TV ukurikirane ibiganiro. Ariko tukiri aho ngaho, hari akantu uvuze ngo mufite ibikorwa byinshi. Kuki ese mwaba murimo muratekereza ni izihe projet mufite cyangwa se nihe mishinga mufite mu minsi iri imbere nka Shekinah Worship Team? Murakoze cyane. Projet dufite ni ndende, ariko ubu ngubu twari dusa n'abantu bahugiye. Urabona ko itorero ryari rifite projet, kandi turi bamwe mu bagize itorero. Twari dufite projet yo kubaka tukakora finissage y'itorero ryacu nk'uko muribona wenda, ariko nyuma yabwo dutekereza ko dushaka kuzajya dukora igiterane gishobora kuzajya kimara amasaha 24 yo kuramya no guhimbaza Imana, tukaririmba n'indirimbo zacu abantu bahari, tukabasha kuzibumvisha kugira ngo dukurure urubyiruko kugira ngo ruze narwo dufashe guhimbaza Imana. Icyo ni kimwe, ariko na projet n'undi dufite gusohora indirimbo zikagera ku rotwe tutabasha kugera. Buryo turirimbye, urugero nk'ubu ngubu ku Murunga TV, abantu benshi ndabizi ko bashaka kuzabikurikirana, kandi n'ubu barimo barabikurikirana. Ndabizi ko nituramuka turirimbye indirimbo bakaba bayumva, umuntu uri kurashobora kuyumva. Rero turagira ngo tuzatunganye zino ndirimbo zacu neza, zigere ku bantu aho twebwe tudashobora kugera. Iyo ni projet nshobora kuvuga ko ari nini cyane. Murakoze. Murumva yuko rero baduteganyirije byinshi, ariko tukiri aho ngaho ntabwo ndi bubicishe ibiganiro byinshi cyane, kuko aha ngaha twaje kuramya Imana kandi turi kumwe n'abaramyi, kandi abaramyi b'ukuri. Shekinah Worship Team kuva muri Restoration Church hano i Muhanga, dufite abaramyi bagiye kongera nanone bakore mu mpano Imana yabahaye, bakore muri ka gaseke k'ibyo batubikiye. Mbere y'uko turangiza ikiganiro cyacu tujya mu cyiciro cya kabiri, aho turi buze gusimbuka tubyinira Imana, babanze bakoremo by'umwihariko muri ka gaseke batubikiyemo, bakuremo indirimbo, hanyuma noneho nyuma y'iyo ndirimbo turaza dukomeza n'ibiganiro.
Uko
byinshi hano ku Murunga TV, by'umwihariko ndagira ngo utubwire ndetse ugire inama urubyiruko rwo muri kino gihe, ubagira inama ubakangurira kwitabira igikorwa nk'iki ngiki cyo kuramya ndetse no guhimba. Murakoze cyane. Wenda inama dushobora gutanga ku rubyiruko muri rusange, akenshi muri kino gihe urubyiruko rufite ibintu byinshi rugiyemo bijyanye no kutubaha Imana, bagiye mu by'isi cyane cyane ku biyobyabwenge. Icyo kintu ni ikintu kibase urubyiruko, ariko inama dushobora gutanga ni uko hanze nta mahoro ahari, hanze nta mahoro ahari, ahubwo bave hanze binjire mu rusengero, niho hari ubuzima. Umuntu wese ukorera Imana, uramya Imana, ntabwo ashobora kugira icyo abura, ntabwo ashobora kugira icyo akenera. Hanze nta mahoro ahari, hari umubabaro gusa, hari agahinda, hari ugupfa nabi, ariko mu nzu y'Imana niho hari umugisha ukomeye. Mu nzu y'Imana hari amahoro, mu nzu y'Imana iyo uhageze ubona byinshi, amasezerano yawe ushobora kuyafata ukayageraho byihuse. Ariko hanze ni habi, twabwira urubyiruko ko ruze ruve hanze, ruze mu nzu y'Imana. Abatarakizwa nabo icyo dushobora kubabwira ni uko kwegera Imana nicyo gikuru, kandi Imana burya irashaka ko twese tubaho kuyiramya. Ntabwo ari byiza ko dukora turi twenyine, dukeneye kuba benshi, tukaba 200 twari duhimbaza Imana turi benshi, n'urubyiruko rwo hanze twarubwira ngo ruze mu nzu y'Imana. Murakoze cyane. Rero muri kano kanya mwe mukurikiye Umurunga TV, reka mbabwire, reka dusubikire aha ngaha naho ubutaha. Iki cyari igice cya mbere cy'ikiganiro twagiranye na Shekinah Worship Team kuva muri Restoration Church, ariko nanone mbahishiye ikindi gice cya kabiri, aho bazaba bahagaze babyinira Imana, basirimba nk'uko mwabyiboneye kuri YouTube channel yacu Umurunga TV. Akavideo twashyizeho mwatubwiye yuko ari byiza, ariko igice cya kabiri ndagusaba gukora subscribe mbere na mbere, kugira ngo uzabashe gukurikirana ikiganiro cy'igice cya kabiri, aho bazaba baramya, baririmbira Imana, babyina mu buryo butangaje, babyinira Imana kandi batabyinira umwana w'umuntu. Murakoze cyane.